nk'urubyiruko akenshi dutinya imirimo y'amaboko, kumva ko uzakora ibikoroheye, kumva ko uzajya ku mbuga nkoranyambaga kwinjiza amafaranga, kumva ko mbese n'isi yasi ikoranabuhanga. Ariko mu by'ukuri buriya muri zino secteur z'ubuhinzi n'ubworozi hari amafaranga ahisha abantu bataramenya. Nk'ubu ngubu muri ubworozi niba ufite ikiraro cyawe ushobora kororeramo inkoko, nta musoro bagusaba, uraza gukora ubworozi bwawe urwane no kugira ngo ubone umusaruro, kandi bidasabye ko ushora amafaranga menshi kugira ngo ube watangira gukora umushinga. So rero nkaba natinyura urubyiruko nanabakangurira mwebwe mwese kuba mwaza mu mwuga w'ubworozi, kuko ni ahantu hari amafaranga, wakwiteza imbere, wagirira sosiyete akamaro biciye muri bwa bworozi ndetse n'ubuhinzi.